Hello, nongeye kubaha ikaze, ni ku Inkuru TV aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Esperance. Esperance tugiye kureba imico n'imiterere iranga uyu mukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Esperance. Turareba ibyo akunda n'ibyo yanga, turebe imyitwarire ikunda kumuranga muri society. Nanaha ikaze rero abo dusanganywe kuri iyi Nkuru TV n'abashyashya mwese nongeye kubaha ikaze, abashyashya mbasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho biboroheye aho muherereye hose, kandi nanabibutsa mbasaba gukora like mugakanda kuri icyo gipfunsi mukaduha like mutugaragariza yuko muri kumwe natwe kandi hari ibyo mwungukira mu biganiro tubagezamo. Ababishoboye namwe mutwandikire muri komenti, twiteguye kumva ibitekerezo byanyu. Esperance rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa of course, rikaba rituruka ku rurimi rw'ikilatini, rikaba risobanura kwizera. Esperance bakunze kurangwa no gukora ibyo bifuza, bumva ko nta cyabakoma mu nkokora. Rero Esperance mu bimuranga ni umukobwa cyangwa se umubyeyi urangwa no gusabana, ufite ubumuntu kandi wiyoroshya, bigatuma akundwa cyane. Kubera gusahinda kwe, kugira akavuyo no guhora aganira, Esperance azana ibyishimo mu muryango, ntiharangwe n'irungu. Esperance agira akantu ko kwikunda, usanga akurura yishyira, uko ibintu bimeze kose aba yishakira inyungu ze bwite. Ni umuntu utagira icyo ahisha, ibintu byose abikora ku mugaragaro, ni umuntu ushabutse, ni umuntu uzi kwisanisha n'ahantu hose ageze kandi uzi gutanga amakuru. Esperance ntiyicara ubusa, usanga buri gihe hari ibintu aba ahugiyemo cyangwa se arimo kuganira cyangwa se kuririmba, kuko afite impano yo kumenya indimi zitandukanye. Umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Esperance ni umuntu urangwa no kwiyitaho cyane, usanga ari wa muntu ushobora kumara amasaha abiri mu bwiyuhagiro akirimo kwinogereza. Ni umuntu wemera inshingano kandi akazikora neza, ariko aba yishakira ubuzima bworoshye. Ni umuntu ugaragaza amarangamutima ye cyane, iyo hari ibitagenda kuri Esperance uhita ubibona ako kanya.
Umukobwa rero cyangwa se umubyeyi witwa Esperance, ni umuntu ukunda kwiyerekana cyane, iyo akiri umwana usanga akunzwe cyane, agashimisha abantu bose. Ni umuntu uzi guhanga udushya kandi mu bijyanye n'umuziki ndetse no kubyina ashimisha abantu. Rero ba Esperance, abakobwa cyangwa se ababyeyi bitwa iri zina rya Esperance, aho uzabasanga hose uzasanga ari abantu bakunze kurangwa no gukora ibyo bifuza, ko nta cyabakoma mu nkokora. Ni abakobwa cyangwa abagore bazi gufata ibyemezo kandi bakunze kuvumbura. Bakoresha ingufu nyinshi kandi bagira n'umutima woroshye. Nizere rero yuko ba Esperance aho muherereye hose mukomeje kugira ibihe byiza n'inshuti zanyu n'imiryango yanyu. Nizere yuko abakunzi b'Inkuru TV murushijeho kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere ya ba Esperance. Nsaba abashyashya kuri iyi channel gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bageraho biboroheye. Mwibuke no gukora like, ababishoboye mutwandikire muri comment, turahari ku bwanyu. Mwakoze rero cyane kuduha umwanya wanyu. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana abane namwe naho ubutaha.